Hello everyone, turabashuhuje cyane kandi turashimira cyane abantu bose bakomeza gukora subscribe kuri channel yacu, bagakora like ndetse bagasharinga video zacu kugira ngo zigere kure kandi kuri benshi hano mu gihugu cyacu ndetse zigirire umumaro benshi batandukanye. Muri kano kanya rero tugiye kuganira ibintu byiza cyane kandi bifite umumaro, uburyo umuntu agomba kwambarira body shape yewe, umubiri wiwe ukomeze akaba ariko awambarira kandi akaberwa. Mu by'ukuri kuri ino si twese ntabwo duteye kimwe, ibyo bintu turabizi neza yuko nta muntu uteye kimwe n'undi, haba mu mutima, ku myitwarire ndetse haba no ku mubiri uko turemye. Body shape, amaso, amataye, amaguru, buri muntu wese afite umwihariko wiwe. So rero muri buno buzima habaho ikintu cyitwa kutanyurwa n'ukuntu umuntu ameze, ukumva nyine ukuri. Abantu benshi bahura n'icyo kibazo ndetse mbega bifatwa nk'indwara. Ni n'indwara ikomeye cyane kuko nyine umuntu areba mugenzi wiwe akajya abona ari we umeze neza, akabona we ntameze neza nk'uko ari, wapi nyamara na mugenzi we ushobora gusanga nawe ari kumureba akabona ari buteye neza. Yareba mugenzi we uko yambaye akabona wane yambaye neza, njyewe nubwo waba wavuye mu rugo wambaye neza ariko wabona mugenzi wawe uko yambaye uvuga ati uriya niwe wambaye neza, ugahita ubona wowe ibyo wambaye bihise biba zero. No, ibintu ntabwo ari byiza. Ikintu cya mbere dusabwa ni ukunyurwa n'uko turi, then tukigirira icyizere, tukaba confidential. Ngiye kubigisha body shape y'umubiri wawe, then mbigisha nuko ushobora kubyambarira kandi ukaberwa ukamera neza, kuko niyo murijye no mu abasitari bose ntabwo batenga igisabo. Ariko mu Rwanda usanga ahantu henshi usanga abakobwa benshi usanga nyine abakobwa benshi ndumva ko gutera nk'igisabo, ufite hasi hanini hejuru hatoya aribwo wambara neza ukaberwa, aribwo ubusa neza mu bandi, aribwo buri mwiza. No, uzitegereze neza cyane abasitari bose uzi. Reka turebe nk'urugero nk'abantu bose uzi muri Rwanda b'abasitari b'igitsina gore, ntabwo bose batenga igisabo kandi bifite ikizere, bashobora kuvuga mu bantu, bashobora gukora ibintu tukabona ni byiza kuko nyine baragafashe. So ntabwo ari uko rero ari imiterere yabo ibagira abo bari bo, cyangwa kubagira beza, cyangwa gutuma bigira ikizere bumva ari beza, bumva bikunze. Ntabwo ari uko bateye, ahubwo ni uko biyakiriye abo bari bo. Yatugera bariyakiriye abo bari bo. So rero ahangaha urebye no ku basore, abasitari bose b'abasore ntabwo ari uko bafite ibaba, ntabwo bubatse, ni abantu basanzwe abenshi, ni abantu basanzwe. Ahubwo iyo ureba uri umwana w'umusore cyangwa uri umugabo ukajya wumva nyine utatubatse ibaba ngo ujye no kwiyahuza ibintu bizakwica umubiri cyangwa bikakwicira n'ubuzima, utabura umusore nk'abandi. No, uriyakira wowe ukikunda. Ishyamba ni ukwikunda, love yourself. Iyo wikunze buri ibintu byose bigenda neza. Ushobora kuba wikunze ukigirira icyizere mu bintu byose, nubwo wakambarijwa bari uri kumva nyine uri confidential yabyo. N'abantu iyo tukubonye tukabona nta kibazo ufite, tuhita tubona nyine ibyo bintu ushobora gusanga ari style wenda igezweho tukaba tutabizi. Nibyo, iyo umuntu yifitiye icyizere ku bintu yambaye tubona yuko ari style. Ariko iyo umuntu nawe ari kugenda avuga ngo ushangu nambaye gutya ngo uko naratatari bibi, ntabwo tutangira kubona ko nyine nta bidanje bye, tubona ko nta bidanje. Ariko iyo wambaye imyenda ukumva urikunze, ukumva ni myiza iyo wambaye, kandi wayambaye kubera impamvu, wayambaye ku bushake bwawe, kandi ikintu cyose cyaba nta muntu wayigukuramo kuko wayambaye ubishaka unabitekerejeho. Nta muntu ushobora kuzanga kubwira ngo wambaye nabi bigira icyo bigutwara, nta muntu wazanga kubwira ngo ibi bintu ntibikubereye bigira icyo bigutwara. So rero tugomba kwiga kunyurwa nuko turi, shape y'umubiri wawe ukanyurwa nayo, then ukayimenya neza, ukajya umenya kuyambarira. Ubundi urebe ngo urajya utambuka tuvuga ati uyu muntu yambarira hehe. Guys, uyu muntu ninde umwambika? Uyu muntu ahahira hehe ibyo kwambara? Kandi ushobora kuba ugira umwenda umwe cyangwa imyenda 5 nta n'ibidanje, ariko kuko wamenye body shape yawe ukamenya no kuyambarira, tukajya tugira ngo ugira iduka
kubera ko uzi kwambarira umubiri wawe uko uri, uzi kuwambarira wajya usohoka buri gihe tukabona uri smart. Please ndakwingize kugira ngo urebe na video kugeza irangiye kugira ngo tugendane neza kandi wige byinshi. Twagiye uyu munsi gusa nifuje ko turi buganire kuri shape enye, tuzakomeza tuganira n'izindi, gusa iyo uri buze kubona ari yawe urambwira muri comment body shape yawe wayimenye, urambwira niba wayimenye. So ndashaka ko tuganira kuri shape enye. Iya mbere number 1 yitwa rectangle shape, iya kabiri yitwa triangle shape, iya gatatu yitwa inverted triangle shape, iya kane yitwa apple shape. So rero iyo turi kuvuga ku mashape y'umubiri body cyangwa body shape, tureba ku bitugu, mu nda ndetse no ku matayi, mu matayi tureba ku bitugu, mu nda ndetse no ku matayi. Iyo uri kwipima rero uko shape y'umubiri wawe umeze, ureba uko mu nda yawe hangana, ibitugu ufite ndetse n'amataye ufite uko angana, niho bikorohera kumenya body shape yawe. So rero twahereye kuri rectangle shape. Rectangle shape murabizi ni impande enye, ariko impande enye zingana, akenshi ziba zingana. So zingana hejuru, ebyiri zingana, izo hejuru, izo hasi zingana n'izo hejuru, izo mu mpande akenshi aba ari ndende kurenza izo hejuru. Turi kugendana, niyo mpamvu yitwa rectangle, ntabwo yitwa square, kuko yitwa square zaba zingana zose. Waba ufite mu mpande, mu butambike mu butambike bwo mu mbavu bwaba bungana no hejuru ku bitugu, urumva waba ufite indi shape yihariye. So but rectangle ubuhagarike aba ari burebure ugereranyije n'ubutambike, but urabibona yuko umuntu aba agoroye, aba angana mu nda, ku bitugu ndetse n'amatayi, byose nyine ni wa muntu ungana hose, umanuye kugeza hasi aba angana. Uwo muntu rero niwe tujya kuganiraho cyane. Uyu muntu ungana ahantu hose, ufite shape yitwa rectangle, yakambara gute? Akenshi bakunda kwambara ibintu byose biboneye. Abantu benshi bakunda kwambara ibintu si aba rectangle gusa, n'abantu bose ubona umwenda uje ngo nuko ugezweho cyangwa nuko umeze gutya, abonye runaka wambaye ukamubera, ukahita wambara nawe kandi bitajyanye na shape yawe. Please ntuzongere kwambara umwenda utajyanye nuko uteye, kuko ibyo bintu bigaragaza ko bikugaragaza nk'umuntu uri cheap kandi utari cheap, bikakugaragaza ukundi nyine ntago usa neza. So ndashaka ko muba smart, ndashaka ko muba muri abantu basirimutse, basobanutse, bisobanukiwe, bazi imibiri yabo, bazi no kwishyiraho ibintu bijyanye n'imibiri yabo, atari gufata ibyo babonye byose ngo nuko byaje. Yes, be smart. Rero ku muntu ufite iyo shape ya rectangle, ntabwo aba ari byiza ko afata ibyo abonye byose ngo nuko abonye agakanzu kari ku size akahita akubitamo, kakamanura, kakamwereka wese, ku buryo abantu bose baza bareba ati se kari akantu kananutse kuriya, cyangwa se kari akantu gateye kuriya, nta mataye, nta kuki yashyize muri uriya mwenda, iki ni abantu bazamura. No, you have to wear your body shape. Ntabwo ugomba gushyiramo ibintu byose ubonye ngo nuko ubibonye cyangwa nuko ubonye ari keza, banza urebe se karambiriye, kajyanye na shape y'umubiri wanjye, then wambara ibintu by'ibisirimu. Ushobora no kwambara ibintu bihendutse ariko bijyanye n'uko uteye, abantu tukabona birenze. Niko abantu bambara. Ushobora no gusanga abasitari benshi bambara imyenda itanahenze cyane, ariko but bamaze kwisobanukirwa kandi babanza kwiga ikintu cyo kwisobanukirwa, tukajya tubona bisa neza, tukabona bambaye ibintu birenze, tukabona nyine ubuzima bwabo ari bwiza cyane pe. So namwe rero mugomba guhindura imyumvire, mugasirimuka mu bintu byose mukora, mugasirimuka, mukambara neza, mukajya mugenda nyine mukeye. Nibyo mbashaka. Iyo mbonye umuntu yambaye neza ndavuga ati wow, ndavuga nti wow, nyine ubona ko ibintu bishimishije bibereye amaso. Akenshi iyo twambara tuba tugira ngo hatagira umuntu tunyuza mu ijisho, tuba twumva nyine dushaka kuba confidence y'ibyo twambaye, dusa neza, n'umuntu tubonye akabona ko dusa neza.
rero niyo mpamvu tugomba kwitondera ibintu bijyanye n'imyambarire. Mbere y'uko dukomeza rero n'ibyo kwambara, reka mbibutse yuko uramutse ushatse kwambara neza imyenda, inkweto n'ibindi bintu byose bijyanye n'ubwiza, waduhamagara kuri nimero 0798826665. Imyenda yose iba ihari, yaba iy'abagabo cyangwa iy'abagore, tugukorera delivery ahantu hose uri mu Rwanda kandi ku buntu. So rero ndibanda cyane ku bagore n'umunsi n'igitsina gabo nacyo nzakibandaho ubutaha muri video ndibuze kuza gusohora iyindi. So rero muri kano kanya ngiye kubabwira kuri rectangle shape, nk'uko nandi kubivuga. Iyi rectangle shape iyo uri umugore ntabwo uba ugomba kwambara imyenda ikugaragaza uko uteye. Uba ugomba kwambara udukanzu tukurekuye, akenshi tuziritse wenda mu nda, turekuye hasi, tuzite mu nda turekuye hasi, cyangwa tumanutse dufashe hano hejuru, hasi tutaratse. Kuko iyo wambaye ikintu nyine kikugaragaza shape yawe, tugufashe, tukumase, kwambara ipantaro ukumaseho, umva bigaragara nabi, biba bisa nabi, ntago bibera abantu bafite rectangle shape. Kwambara ubuntu bubafashe bugenda bugaragaza nyine uko bateye, biba bisa nabi. So rero ugomba kwambara imyenda iri hejuru, dushaka kuba kagufashe hejuru cyangwa se gasa na korohereye hejuru ariko katarekuye cyane, then hasi gataratse, gashobora kuba gafite umushumi mu nda. Niba ari blouse ishobora kuba irekuye, ari ipantaro, ntabwo ari byiza ko wambara ubuntu bugufashe nyine, wenda n'ubutopu bugufashe bugaragaza imiterere yawe kandi ubona ko ufite rectangle shape rectangle, biba bisa ntabwo biba bisa neza. So ni ukumenya body shape yawe ukayambarira, ntabwo ari gupfa kwambara ngo nuko ubonye runaka wenda afite apple shape yambaye gutya ukabona biramubereye nawe ukahita ubishyiramo. No, ikintu hano ndi kubigisha no kugira ngo ujye umenya ibyo wambara ugendeye kuko uteye, wumve nyine ko wambaye usirimutse. Yes, tugiye rero kuri shape yitwa triangle shape. Triangle shape rero urabona ni triangle ukuntu ibimeze, hejuru haba hari hatoya, hasi ari hanini. Ndavuga imiterere, triangle shape akenshi iba ijyanye, hari uburyo triangle ibimeze, hari inverted, hari na triangle nyayo, hari triangle icuritse, ari na triangle ihagaze neza icurikuye. So rero triangle ndi kubabwira ni triangle ihagaze neza, iyi hasi ifite ubugari bunini, hejuru ari ntoya. Iyo triangle niyo ngiye kubabwira muri kano kanya. Iyo triangle rero umuntu uyifite ni wa muntu ufite hasi hanini, hejuru hatoya. Uwo muntu rero akenshi abirwa no kwambara imyenda igaragaza imiterere yiwe cyangwa akamba niyo yambaye iminini ariko itari kure cyane, bidashwabaraje cyane. Yes, yakambara nk'ipantaro, akambara ipantaro izamuye. Amapantaro buriya nari nzababwiraho ari mu buryo bwinshi bitandukanye. So akambara ipantaro ifashe izamuye hejuru, atari munsi y'umukondo, high waist, ndi kubivuga high waist, then biba bisa neza. Noneho rero yakambara n'amapantaro nari nzababwira amoko yayo n'uburyo bayambara abantu bigendeye kuri body shape zabo. So rero tugiye no kuri uriya muntu ufite hejuru hanini, hasi hatoya, ufite inverted triangle icuritse. Ntabwo aba ari byiza rwose kwambara umwenda umufashe hasi, nawe urabibona, hasi ari hatoya akambara umwenda umufashe. Biba byiza iyo yambaye umwenda urekuye, then hano hejuru urabona ko haba hagutse, hasi ari hatoya. Biba bisa ko yambara umwenda uza guhisha ya shape yiwe uko imeze. Yes, umanuye hose, cyangwa yakambara nk'ipantaro. Ntabwo ari byiza ko yambara umwenda ipantaro imeze nk'iyuriya ufite
triangle. Yes, uko wa triangle yambara high waist kubera ko aba afite amataye hano mu mpande biba bisa neza, ariko iyo wambaye wowe high waist nawe ntayo ufite biba bisukura. Bisaba ko wambara ipantaro irekuye, ikirekuye ya pacanga ya injurugutu, biriya nyine birekuye muri wose nyine, ku buryo umuntu abona ko harimo ikintu mu pantaro. Yes, then tugiye kuri shape yitwa apple. Abamama benshi niko bameze, kuko akenshi iyo umuntu byaye nyine abafite akenshi hari abakuri igituza no mu nda. Rero iyo afite igituza kinini no mu nda akenshi baba bafite apple shape, babyibushye ewane hano hose ubona ko hano ku matako habaye hatoya ariko mu nda n'igituza byaje. Yes, ibyo rero nabyo kambereke uko wambara kandi ukagenda waberewe umeze neza. Umuntu ufite apple shape rero ashobora kwambara ikanzu nawe ijya kumera nk'iyo ufite rectangle shape, kubera ko umuntu ufite rectangle yambara ipantaro ikanzu ifashe hejuru isa ni imeze iri kuri size ariko itamufashe cyane. Ashobora no kwambara imufashe cyane, ariko uyu nguyu wo muri apple hejuru then hasi kubera kunda wenda kumanura irekuye itaratse. So rero nzagaruka twongera kuvuga ku bindi bice izindi shapes, then tuvuge no ku gitsina gabo uko bagomba kwambara bagendeye kuri shape zabo. Ndabakunda cyane, nibigeze gukora subscribe, like na share kuri zino video. Ndabakunda cyane.